Polisi y'igihugu n'urwego rw'ubugenzacyaha batangiye iperereza ku kibazo cy'umupolisi wakoreraga akazi ke mu karere ka Rutsiro warashe abaturage babiri bagakomereka cyane nawe akirasa. Ibi byabaye mu ijoro rishyira tariki 10 Ukuboza 2025 ni mu murenge wa Boneza n'akagari ka Bushaka mu mudugudu wa Bikono. Uyu mupolisi wari uri mu kazi yarashe umukozi w'urwego rwunganira akarere mu by'umutekano DASSO n'umuturage. Bivugwa ko mbere y'uko arasaba abaturage abari bari hafi aho ngo babibonye ngo yabasaga nk'aho barimo gutongana cyangwa se bari mu maka. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yabitangarije ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru. Yagize ati nibyo koko umupolisi yarashe abantu babiri barakomereka, umuturage ndetse na DASSO, hanyuma nawe arirasa arapfa. Iperereza ku cyabiteye ryahise ritangira. Yakomeje avuga ko abakomeretse bajyanywe ku bitaro bya kaminuza bya CHUK kwitabwaho n'abaganga, naho umurambo w'uyu mupolisi ujyanwa mu kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi ndetse n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera RFI cyangwa se Rwanda Forensic Institute. Naho ku yindi nkuru twifuza kukugezaho yihutirwa, ikirombe cyakurwagamo amabuye y'agaciro mbere ya 2008 mu karere ka Rutsiro cyagwiriye abantu batatu bari bagiye gucukuramo mu buryo butemewe. Umwe witwa Dushimimana Jean Bosco w'imyaka 36 ahita yitaba Imana. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 8 Ukuboza 2025 mu murenge wa Nyabirasi n'akagari katera imbere ho mu mudugudu wa Gihinga. Amakuru yaje ko yamenyekana nabwo yatanzwe n'abo mu muryango we nuko Dushimimana yari umwe mu bahanga mu byo gucukura amabuye y'agaciro ndetse yari afite na koperative ifite ibyangombwa akoramo, ariko batunguwe n'uburyo yagiye gucukura mu buryo butemewe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabirasi witwa Mpirwa yahamije iby'aya makuru avuga ko bagiyemo ari batatu, babiri babona kigiye kubagwira bariruka, ubwo cyari kimaze kugwira mugenzi wabo. Ati amakuru n'impamo bagiye gucukura mu kirombe cyafunzwe 2008, babiri babonye kigwiriye mugenzi wabo bariruka bamenyesha abandi baturage, kubw'ibyago akurwamo yapfuye kuko amabuye yari yamugwiriye. Gitifu Mpirwa yakomeje avuga ko aho aba baturage bacukuraga hari ubutaka bworoshye. Yaboneyeho gusaba abaturage kurushaho kwirinda kwishora mu bucukuzi butemewe kuko kuba burimo ibyago byinshi byo kubura ubuzima cyangwa kubufatirwamo ukabiryozwa n'amategeko. Igisimu Dushimimana yaguyemo cyahoze gicukurwamo na kompanyi yitwa Kodubu yaje guhagarika imirimo yayo 2008. Naho ku yindi nkuru twaguteguriye muri gitondo, sirikare rwa Nyamirambo rwategetse ko Kapiteni Penina Mutoni ndetse na Major Vincent Murigande bari bakurikiranyweho ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe bafungwa. Kuri uyu wa gatanu tariki 5 Ukuboza 2025 nibwo hasomwe urubanza rwaregwagamo Major Vincent Murigande ndetse na Kapiteni Penina Mutoni ndetse n'uwitwa Kapiteni Penina Umurungi. Bari bakurikiranyweho ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, byakozwe binyuze muri Minisiteri y'Ingabo. Ibyaha nibifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye muri Misiri muri Nzeri 2024 ubwo yari yagiye gukina na Pyramide FC mu irushanwa rya CAF Champions League ndetse n'izindi ngendo zagiye ziba mu bihe bitandukanye zirimo iz'abofisiye ba RCS. Icyemezo cy'urukiko cyemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro kuri bimwe. Rwemeza ko Major Vincent Murigande adahanwa n'ubufatanyacyaha cyangwa adahamwa n'ubufatanyacyaha mu cyaha cyo gukoresha umutungo
wa leta icyo utagenewe, gusa rwemeza ko Majoro Vincent Murigande ahamwa n'icyaha cyo kutamenyekanisha ikorwa ry'icyaha cy'ubugome cyangwa se gikomeye, rumuhanisha igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Kapiteni Penina Mutoni yahamwe n'icyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, icyaha cyo guhimba no guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Urukiko rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe Kapiteni Penina Murungi adahamwa no kuba icyitso mu cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe cyangwa se kuba ubufatanyacyaha mu cyaha cyo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Naho ku yindi nkuru twifuza kubagezaho muri kano kanya, ni inkuru ivuga ko abantu 11 bishwe kuri uyu wa gatandatu barasiwe mu kabari kari mu mujyi wa Pretoria, ni mu gace ka Seville muri Afurika y'Epfo. Muri bo harimo umwana w'imyaka 3. Abantu 3 nibo bikekwa ko bagize uruhare muri ubugizi bwa nabi, ndetse polisi yatangiye kubahigisha uruhindu. Usibye abapfuye, abandi 14 bakomeretse. Polisi ntiyigeze ivuga niba ubu bwicanyi bwabereye mu kabari imbere cyangwa se hanze, gusa yavuze ko ako kabari katari kemewe. Mu bana bato bapfiriye muri iki gikorwa barimo umwe w'imyaka 12 y'amavuko w'umuhungu, umukobwa w'imyaka 16 n'undi w'imyaka 3 w'umuhungu. Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bya Afurika bibamo cyangwa se bimaze igihe biberamo urugomo rw'ubwicanyi bukabije. Muri 2023 imibare ya polisi igaragaza ko mu mezi 3 gusa, kuva muri Mata kugeza muri Kanama, mutobarire muri Kamena, habaye ibyaha by'ubwicanyi bigera ku 149 na 886. Ibindi by'ubugizi bwa nabi bwibasira imitungo y'abantu rero byari bigeze mu 26,814. Ibirimo iby'ubujura byo byari 107,536, nk'iby'abantu biba imodoka byari birenze 20,000. Bibarwa ko nibura buri munsi abantu 60 muri Afurika y'Epfo bicwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Naho witwa Gacinya Emmanuel w'imyaka 37 y'amavuko arashakishwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro n'inzego z'umutekano, ni nyuma yo guhohotera cyangwa se nyuma yo gutoroka akekwaho gusambanya umwana w'umwuzukuru we w'imyaka 10 wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, wari wabasuye mu rugo iwabo. Byakorewe mu kagari ka Remera, umurenge wa Boneza, ni mu karere ka Rutsiro. Byavuzwe ko uyu musaza abana n'umukecuru we, uyu mwuzukuru wabo yaje kubasura nk'uko yarasanzwe aza. Umusaza ahengera umugore we adahari, abafasha uyu mwuzukuru we aramusambanya. Umwana yabanje kwihagararaho, ntawamenya icyo sekuru yamukubise mu ivi, kuko twamubonye ivi ryabyimbye, aramubwira ko natera amahane cyangwa akabivuga mwica. Umwana abura uko agira, harimo no kumutinya aremera. Avuga ko umwana yahise ataha yangiritse ivi no mu gitsina, abibwira nyina aho kujyanwa kwa muganga ngo anatanga amakuru, ngo yabigize ibanga mu muryango. Rero babungiramo ndetse baraceceka, n'umwana araceceka, baramucecekesha, ariko akomeza kuremba. Akomeza avuga ko umwana yakomeje kuvuga ko akomeza kumererwa nabi mu gitsina, n'ivi rikomeza kubyimba. Bamubwira gukomeza kwihangana, bamuha ibyatsi ngo baramuvura. Umwana ageze aho ngaho abwira ko byanze, bamujyana kwa muganga mu kigo nderabuzima cya Kinunu.
ati umwana ahageze abanza kuvuga ko ababara cyane mu ivi, ibyo mu gitsina abanza kubihisha. Muganga amwitegereje abona atari ikibazo cy'ivi gifite ikibazo gusa, amubaza neza icyamuteye iryo vi, nibwo yabaga byose uko byagenze ko ari sekuru wagize ibyo ngibyo, akanamusambanya, ariko bari bamubujije kubivuga. Muri icyo gihe nyina w'umwana wari wanamuherekeje yarabajijwe, yemera ko yabimenye, yakumva byakozwe na sekuru w'umwana, agatinya ko ayo mahano yashyirwa hanze, ko yazasenya umuryango wose igihe sekuru azaba yarafashwe agafungwa. Yakomeje avuga ko uwo yari yabyongoreye amaze kumubwira ko nafungwa azakatirwa burundu kandi azagwa mu igorero kuko akuze cyane, bigakurura umwuka mubi mu muryango. Bavuga ko ari wamwicishije. Umubyeyi ngo yahisemo guceceka, babyungira mu muryango, bibwira ko byarangiye, ariko kuko umwana yakomezaga kubabara no gutaka cyane, babura uko babigenza. Ibindi byose bagerageje byananiranye, bamuzana kwa muganga. Amakuru yahise atangwa byihuse, ubuyobozi bw'umurenge wa Boneza burabimenya, bagiye kumufata basanga nawe amakuru yamenye kare, yanatorotse. Umwe wo mu muryango w'uyu musaza yabwiye Imvaho Nshya ko aya ari amahano abaye bwa mbere mu muryango wabo. Ati kugeza ubu umusaza ntituzi iyo yahise atorokera, ibyo avugwaho niba koko ari byo, ni amahano arenze kamere atarigeze avugwa mu muryango wacu. Natwe rero turamushakisha, tumubonye ntitwamuhishira kuko bari babanje kumuhishira, natwe bakabiduhisha, twamushyikiriza ubutabera tukumva uko yiregura kuko birakabije cyane.